ngumva mwana wanje ntega amatwi nkubwira umuraje koko mana kabitindeho umuntu ni kwateye mwana uramenye nimba muvanje si kuno baje gafuka unafusa amakuru meza bari baravuga ngo nabacuza igikoma. Okay, reka tubaye ikaze cyane we mukunzi wa Cobra Media TV ukomeje kudukurikirana. Yes, nkuko bisanzwe tukugeza ibiganiro byinshi bitandukanye kandi bigiye bigezweho biri update abatumirwa batandukanye nkuko bimenyerewe. Uno munsi dufite umutumirwa w'imena kabisa. Ntizimbye mu magambo, reka tumuhe ikaze kuri kamera za Cobra Media TV. Reka tuguhe ikaze. Naye natanya mvuga ngo abakomeje kudukurikirana ngo abakunzi ba Cobra tubahaye ikaze. Nije mutumirwa ariko murumva ntintroduce neza kurusha umunyamakuru ngo babakurikiranye hiki ushatse kunyaka kazize nuko numvise uvuga ngo baragukurikirana ndimo ndibaza ibyaho kurikiranwe hibyo ari byo ntibavuga arata abadukurikiye abadukurikiye kuri Cobra Media TV. Yes, tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Watangira wibwira abakurikiye Cobra Media TV. Mazina y'ababyeyi nitwa Manishimwe Dieudonné, nkagira nakandi ka Sirino kanje kitwa Diego, ari naryo abantu benshi cyane banziho. Yes. Manishimwe Dieudonné. Ariko biraza kuko uvuze Diego Diego. Yes. Kuko undi utari mama utari papa sinjya mbimenyereye atanyise Diego. Okay. Yes, turi kumwe na Diego hano muri studio za Cobra Media TV. Yes. Diego watangira wibwira abakurikiye Cobra Media TV. Diego ni muntu ki turi kumwe no muri studio zacu? Diego ni umusore byari byo byose nubwo nta bwanwa buriho ariko byari byose abantu barapfa ntari umukobwa. Ni umusore ukora ibintu bitandukanye by'ubuhanzi ariko cyane ikinamico, ndi umwanditsi, umukinnyi n'umutoza w'ikinamico. Nkaba n'umwanditsi n'umukinnyi muri filime. Ndumva ari ibyo ngibyo ahanini. Ibindi ni ibiri personnel nko kubabwira ko nkunda fanta ndumva atari ngombwa. Byo biragaragara. Ndakeka abakunzi bacu bari kubibona cyane kuvuga kunda bwo nturi bubigarukeho. Yasimbigaruka. Yes, hanyuma Manishimwe Diego. Yes, uri umwanditsi uri n'umukinnyi wa filime. Mu by'ukuri byatangiye bite kugira ngo yumvemo inspiration yo kuba ukina filime cyangwa se amateatire? Byatangiye bite kugira ngo iyo mpano yawe uyizamure aka kanya wumve ko ariyo domaine yawe? Buriya rero abavandimwe b'abahanzi muri muzike niwe buri wese wasanga ngo impano yaje ryari ngo byatangiye ngo ndi umwana muto ngo nkubitide ariko hari umuntu utararikubise biragoranye. Nanje ntabwo ndibuze gushaka kuvuga ngo byatangiye ngo ndi umwana ngo nkina ngo mu rusengero, ibyo ngibyo ntawe utarabikoze. Navuga yuko byatangiye ngeze muri kaminuza nigaga i Butare. Abantu bazi cyane troupe yitwa Stars du Théâtre. So kuyikina kuko ubwayo yari ikinwe. Ni troupe ikomeye cyane yavuyemo abantu bafite amazina akomeye cyane bitwa ba Ben Nganja, bitwa ba Rizaka Mikaza, bitwa ba abantu bogara bitwa ba Eliane baba Hollywood barakize. So Stars du Théâtre ni troupe ikomeye cyane yazwi. Nanjye rero nto natangiriye gusa izo generation zari zaravuyeho gusa nyina aho bwigeze burya ngo buragaruka. Kari kagihari twara abakinnyi b'ikinamico nzamukira aho ngaho. Nyuma nza kuza muri stage ndimo ndangiza njya muri mashirika naryo ni itoro rikomeye cyane rikina ikinamico n'amafilime rinabyina. Ntangira gufatishiriza muri mashirika gake urumva nari umustageri ariko ntangira kumenyana n'abantu bakomeye muri industry. Bigenda biza gutyo nyuma ndangije nkomeza kariyeri yo y'ikinamico gukina no kwandika. Ikinamico navuga ko ari uko. Filime byo bije vuba cyane numenya nta n'ukwezi kurashira. Sinzi umuntu wambwiye ariko burya nimba ushobora ikinamico na filime wakina ndagerageza gutyo. Filime yo ni vuba cyane. Ugera muri kaminuza ibyari byose nkuko wavuze ko hari igihe kubita idebe cyangwa gukina karere muri quartier, especially abantu bavuka mu makaritsiye y'ibyaro n'ibintu bisanzwe. Ariko je sindi umunyacyaro udashaka ko. Oya ntabwo nivuze ngiye. Okay, nimba rero nibyo. Yes. So
urazamuka muri kaminuza hanyuma ikinamico iraza mu by'ukuri ni iyihe stage ya mbere wagezeho uvuga ati wenda iyi niyo stage ya mbere muri theatre ndakeka niyo umaze kugera kure? Umva ndaribwa kugusubiza. Niyo umaze kugera kure. Stage ya mbere impora mu mutwe itajya imvamo. Ni stage nagiyeho nta n'igiceri cy'icumi ndi bukorere. Ngira ngo mujya mwumva abahanzi gutya abantu baba stari, ugafata umuntu w'umusitari nkandisi nka Tom Close kamuga ati nihe saruzi ititiza, ahita akubwira ati Grand Auditorium y'Ibutare. Nari ngiye gukina umukino muri Grand Auditorium yuzuye, hajyamo abantu bari nko hasi mu 2,000, harimo n'abahagaze bagira agace kitwa ngo ni igikonari. Nari maze nk'umwaka mbona ukuntu bavugiriza indura abahanzi, ntawe nshaka kugaruka ariko abahanzi bakomeye bafite amazina y'abastari ndakeka buri wese arabyumva. Urumva nkanje umuntu arugiye gukina stage ya mbere ewana, wumva nibyo uzi bishobora kuba haratari byo, uvuga atari ku bundi bura nubwo wenda umutoza wanje anyemera. Murinda ndanamusubije cyane hari hose nimba mbona Murinda Jean Dora Pen umutoza wagize ikintu kinini akora, kabati nubwo wenda Murinda director wanje anyemera ariko kareba 2,000 bikuri imbere kumva mu nda haratitira, ugakubita n'amaso mu gikona, ugakubita mu gikona baba barimo bavuga umuhanzi nuko nawe shaka kugarukaho ufite izina wawe udashobora gucanya bugogo. Urumva aza bakamuvugiriza induru bakamukurikira, avuga ati ahantu nanjye nduru ngiye kwirya tu. Yahari mu kwa kane wari umukino w'icyunamo, ntabwo nibuka izina ryawo ariko wari umukino w'icyunamo ndawibuka, kandi ndimo nkina n'akana kitwa Nayize gutyo, ndi umuntu w'umusaza wishajishije ariko ndakubwiza ukuri ngo kugira ngo nzamuke kuri stage ahantu bita muri Chris gatoya mo hasi, abantu bahazi barimo kuhabona gutya muri Kristo uzamuka ku mayisikari uhita utunguka. Nanjye umbwiye mu gikonari mpita mpabona neza kugira ngo nzamuke. Hari uzi ibintu bavuga ngo humeka, nari maze guhumeka nk'inshuro 10 najya kugenda nkumva ndongeye ndatite ngo iyo stage ntabwo ijya imvamo na n'ubu ngubu mba myibuka nk'aho byabaye ejo. Niyo ngiyo kabisa, hari muri 2014 hari muri 2014 mu kwezi kwa kane wari umukino w'icyunamo. Ugerayo urakora bigenda neza? Nagezeyo ndakora bigenda neza, kwa kundi uvuga akantu ka mbere ukumva barishimye, ukavuga ka kabiri bakashyiramo amashyi, ukavuga ka gatatu ukabona biragenda neza. Ewana nahavuye numva nyira amanota yose ntayihaye 10 n'igice ku 10. Uravuga ati burya ndabasha. None se director yampaga 10 ndanje ndagenda nkora ibyatantumye kandi byiza, urumva se ritari 10 n'igice? Ryari 10 n'igice. Nibwo natangiye no kubona yuko bya bintu byacamo, navuze nimba mbashiye kumanaginga abantu bangana gutya bare intellectuel babiyumva buri wese ubundi ari abavuga ati akabira ibintu ari makora nibi kiti nanjye nabikora. Sibashe kwemeza umuntu nk'uwo nguwo. Ikindi ntari nkubwiye uzi yuko ubusanzwe mu cyunamo ntabwo tujya dukoma amashyi, urabizi ni ibintu bizwi. Icyo gihe byarabarenze, bamwe bakajya bayakoma nyine volontairement kwa kundi ubukoze ibintu byiza bakavuga baturi wa musaza. Icyo gihe nakinnye rore y'umusaza bakaturi wa musaza, ntabwo twemera neza yuko atari waturutse itumba cyangwa arazacyarwa no kugateme n'ahandi hose. So byari byiza cyane. Nkuko bavuga ngo nta muhanuzi uhanura iwabo, ndakeka nawe wagiye uvuga ati wenda harimo abantu banzi muri kaminuza basanzwe bandeba, kuza kubemeza biragorana, ubona urabikoze neza cyane, bituma nuvuga ngo niho backup yo kuvuga ngo reka noneho ibi bintu bikomeze. Gusa buriya kaminuza je mpajyana hagiye 2013 yari ikiriye ni UR. Kira gihe twabaga dufite abantu bageze mu 13 10 na bingahe, so urumva abantu 13 ntabwo nafite ikibazo cyo kuvuga ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo. Nk'icyo kibazo najyaga nkigira wenda mu dukinamico twakinaga muri segonderi, kuko naho narakinaga muri za drama club n'abantu twakinanye nabo ndabasuhuje bakomere cyane. Na mwarimu wacu ngo abije Thomas hari hose turamusuhuje. Yaraje akora akazi kanini cyane. Icyo nendaga kuvuga nko kuri segonderi urumva mama muri sense mu bamuziranye, abasuperereze muziranye mu muhura, wenda nto nashoboraga kuba nagira ikibazo nkajya gukina nkavuga ati nta muhanuzi wemerwa iwabo. Ariko kaminuza 2013-14 kuvuga ngo abantu baranzi, burya muri kaminuza n'ishuri harimo n'umuntu mwamwigana atanakuzi. Ntabwo nari mfite ikibazo cyo kuvuga ngo kwemeza iwacu, ahubwo ikintu cyane motivation ngo iyi societe y'abantu biyumvamo
ubwenge buhambaye Yeah, iyi kora sosiyete abahanga. iza ikaha nk'umuhanzi nkandisi nuko nashaka kubagarukaho amazina bagiye bazirya kuvuga ngo aba bantu kuba mba managinze nkakora ibintu bakabona ko bifatika navuze ati bya bintu uzi ko burya ari igihe byazagura amandazi n'inshyushyu wana uzamuka gutyo zamumba ya sinacika intege. hanyuma iyo aho niho wakuye ingufu zo kuvuga ngo noneho industry ya teatire ishobora kuba ari domaine birashoboka. Yes, hanyuma ibyo ari byo byose muri industry warakinnye bivamo ahubwo ariko noneho hari umuntu wa mbere wakubwiye ngo noneho aka kanya reka du confirme Diego kugira ngo aze akora iki kintu. Ninde muntu waguhaye call cyangwa SMS ya mbere aguha ubutumire bw'ahantu hakomeye? Ese wabifashe ute? Mbo aho ngaho urumva aho ngaho naho kwari nari nyubaka impano yanjye niko navuga. Kugeza ubwo muri kaminuza kuko nagezeho ndanatoza urumva abantu batangiye kukwizera bakavuga bati noneho dutoze baba babonye ko hari ikintu ufite. Aho ngaho no kuvuga ngo nari maze gukonfirma yuko tara ihari. Ako burya tara yonyine ntibihagije. Ukenera no na skills, ukenera information na education kugira ngo tara izamuke. Ariko kandi noneho ugakena no kubikora professionalism. Tuvuga ngo umuntu arimo arakora ikintu professional ari ryari igihe atangiye kuba yakibyaza umusaruro. Ahantu rero byatangiye gutangira amaronko niko navuga. Yego ntibiracamo ariko byibuze umuntu abasha kugura agafanta kagasoma natiki kaboneka yabikuye mu ikinamico. Ahantu ndumva ari ikinamico ndakeka ko nta kibazo ugira wenda si ukuyamamaza. Nta kibazo yitwa ni Nyampinga. Ni ikinamico itegurwa n'abantu bitwa Yugi ni ya Girls Effect. Ni Nyampinga ndumva ariho hantu hambere nabonye casting call yabo. Nohereza ibyasabwaga CV byose baranje barampamagara. Urumva nari imfuye Butare twahoraga ubwo numva wenda nari maze kugera nko mu wa gatatu nimba mbyibuka twahoranaga dukinana n'abantu nkuko nakinana nawe Beritara tumaze kumenyerana nta pressure ukinshiraho uba warageze muri comfort zone yawe. Sasa ricyo gihe yajemo casting gukina kuri radio nari ntarakina kuri radio na rimwe i Kigali abantu ntazi. Urumva yari challenge cyari ikibazo gikomeye. None urumva ubuvuye Butare uhuzagurika gutya utazi gutandukanya City Tower na KCT nanu byose ububona utazi ukuntu bimeze nk'abandi bose naje mpuzagurika nyine mvuye Butare ndaza mbabaza bandangira aho mbasanga urumva no mu Kigali ubuzi nka Nyabugogo honyine. Ndangije nyine ndabaza cyane uko ngeza aha nkati buryo ibumoso nkomeze imbere mpagarara inyuma nisekeje nyine nk'umuntu utazi Kigali ndahagera mbanjana studio no bwa mbere ninje studio nyine nabikubwiye ko mbere namenyere gukina kuri stage izo twita izo mu ruhame nyine mu Kinyarwanda. Urumva aho ngaho hari hajemo studio kwitonda kugira ibyanditse buri stage ubifata mu mutwe ariko studio urasoma gusoma ariko ntagire umenya kuri musoma. Niyo mpamvu buri abakinfunzi b'ikinamico ntabwo babazi ko dusoma burya turasoma ariko ugomba gusomana nyine skills ku buryo udashyira hagati. Gusomesha gaturabyibuka irarire twari ugomba gusoma neza. Ndakastinga baratubwira ati mutahe nk'ibizamini byose buriya twebwe abakinnyi twubaha kaste kuko nibyo bizamini by'akazi tugira tuzababwira. So bampamagara rero bati Diego watsinze batuzaze gukina. Niyumvise ukundi ni bitanu ni bitatu niyabawe ni kandi wabona ari nka bitanu nibazaga ukuntu byaba ari nka bitanu ntumbaze ngo yarangahe gusa ntiyarayo yararenze. Aho ngaho niho hantu amenshi wa pro numvaga shoboka ayo numvaga atarenga bitanu. Navuga nti byo byose ni bitanu nkajya mvuga nako se ariko nabo kwa bitanu bizahuramo n'itike nzabigenza naho twari tukigendera 2005 Butare. Ndavuga ati ariko sinakuraho nzajya nyategesha shira nishake nkomeho hajya muri quartier ariko mfatisha. So aho ngaho niho hantu hambere muri ni Nyampinga gukina muri ni Nyampinga niho hantu bampamagaye nkorera amafaranga mu ikinamico. Baguhamagara ko watsinze urumva wo fete mwaragiye murakora cyari nka casting yari nka exam yanyu. Ni exam yacu. Umuntu waguhamagaye akubwira ngo ni wewe twafashe ni wewe watsinze. Wari uri kumwe nande wabifashe ute?
narindi njyenyine mu kavumo niberaga i Butare ubwo mpita mpamagara umutipe twari twajyanye ubwo icyo gihe nari director umutipe nawe ari president nawe twari twazanye mpita mugane wana ni yantu barampamagaye ni byaciyemo ariko nyine nari nashyushye nawe urabyumva mbere yo kubibona narishimye ndavuga nti man ushimwe ni arantu byari bikomeye ubwo nahise nkuri kuko narindi nabanaga n'undi mutipe ntiyari ahari nahise mpamagara nyine uwo mujama ndamubwira ati man ntabwo baraguhamagara se ati wapi ni baba ni telefone yicome ntufite umuriro cyangwa yavuye wati umuriro urahari ariko ubwo ntarezo ati rezo nayo ndayifite nireba abantu yishira gutya ku kayitajeri hejuru byari byo byose ku isana baraje baguhamagara byari ibyishimo bya hatari nawe bagezeho baramuhamagara nawe bagezeho baramuhamagara yitwa Mugiraneza Samuel twarakinanye cyane muri Nyampinga icyo gihe biragenda bicamo urakomeza biragenda bifata filimi mu by'ukuri kuva muri Nyampinga ndakeka ntiwigeze utubwira abakunzi ba Cobra Media TV biva muri Nyampinga ugera mu ndamutsa za RBA yes byaje bite kugira ngo wisange mu ndamutsa urumva buriya ni nkuko wabaza umuntu uteze ko umaze kumbwira yuko watangiye ucuruza amagi byaje kugenda gute kugira ngo ube ufite n'ifu n'ifari n'isukari n'umunyu byose ariko niko umuntu akoze buryo umuntu ntabwo ajya anyurwa umuntu ntabwo ajya urumva nangeze muri Nyampinga nari nkiga nyuma ndangije nagombaga kuza i Kigali kameme kuko nje nize arts and creative urumva arts and creative n'ubundi kuba wataha ukajya iwanyu wenda Nyakabingo cyangwa hehe nta kintu waba ugiye kuyikoresha ugomba kujya ahantu hakorerwa ibintu nk'ibyo ngibyo naje i Kigali ndakomeze nyine ndahiga nyine urumva nimba ngeze muri Nyampinga nkabamenanye n'umuntu nka Beritara wenda akina mu ndamutsa ndamwana ko burya mu ndamutsa bisabiki akambwira ati wenda bisabiki akampa link nkahura wenda n'umuntu Manuel se akina muri mashirika nkamubaza ntese muri mashirika bigenda gute ariko muri mashirika nari mpafite aga connection gatoya kubera yuko nari narahakoreye stage bari banza abantu baho hariho n'ukundi kuntu nyine byajyaga bigenda nkahura wenda n'umuntu wo mu runana nkamaza mu runana babigenze gutakajugorera nyine ni connection ndagenda nyine ndakura muri Nyampinga ngera mu runana ngera muri mashirika hari amakinamico menshi buri abantu baba batazi adafite amazina ahoraho wenda tuvuge nka Beritara akazana nka projet wenda akavuga ati ndashaka kurwanya malaria n'urugero agashaka abakinnyi mukayikina wenda ifite nka episode 20-30 ikarangira urumva iyo ngibi itaramenyekana cyane ku buryo abantu baba bayizi ako nagiye nkina mu makinamico atandukanye uko mpura n'abantu aba director ba script writers batandukanye bakabona nyine hari icyo nshoboye bakabona impano irahari ugasanga noneho ubutarambwe ati uzaza hana no kuzagera mu ndamutsa rero n'ahandi hose nuko byagiye bigenda hanyuma ugera mu ndamutsa ugera mu runana ari mu ndamutsa no mu runana nihe hantu wa mbere wageze wakinnye bwa mbere mu runana no mu ndamutsa nabanje mu runana kuko ndumva nabanje mu runana kuko nakoraga muri mashirika mfitanye umubano n'abantu bo mu runana bambona uko nkina se kwandika byose barambonaga batangira kuntumira mu maproje atandukanye ni mu runana nabanje hanyuma mu runana wigeze gukina uri muri mituwere muganga mu biki ntarirese ariko biriya byararangiye abakunzi ba Cobra ntibagiye ngo ndacyari Aimable wa undi wirataga wasuzuguraga nari umureceptioniste mu runana witwa Aimable kwa muganga byararangiye hanyuma abantu bakuzi wenda abakunzi ba Cobra bari kureba Diego nk'umuntu abantu bakumvise hari ahantu Aimable na Diego baratandukanye kwa Diego n'umwana mwiza uri hambo ewana Diego hari umusaza wavuze akantu karasirikira abantu barakabonye ngo ngengo ngira amahoro ngo ni umuntu ambwiye ngo urimbwa ngo ndavuga ngo uzikwitegereze Diego nanjye ndi wa mwana mwiza ukandagira nkakuga ntihangane dore ngusetse ikirenge munsi ntabwo nde Aimable yarasuzuguraga agatuka ababyeyi ba Bushombe agatuka ba Filipo ariko
yani ni ugukina nibyo twita kujya muri character yawe nyine ku buryo ukumva koko yumva uri wawe ari wa wundi uri gukina bya bintu ku buryo uri bubyiyumvemo cyane rwose ukumva ko kuno umuntu arasuzugura ariko mu busanzwe burya abenshi turi n'abana beza udukubita urushyi kwitama tukakubwira ngo ihangane tukubyigishije amatama yes mwamubonye ni Diego cyangwa se Aimable mu runana ahandi hantu wumva wakinnye mu runana ka episode gaheruka ko mu runana wakinnye witwa oya urumva ufite izina urarikomeza nyine n'ubu nyine na Aimable niwe nakinnye ahubwo birahinduka nyine ngenda nisubiraho gakeya episode ya nyuma nakinnye mu runana ndumva noneho nari umwana mwiza kwa kundi nabwiraga abarwayi ngo mva imbere ugende gutonda inyuma ahubwo nahisigenza nkakubwira nti dore uri umunyantege nke reka abandi nibatambuke nkagukorera vuba ukagenda nk'umuntu ufite ikibazo mu mama utwite mu wetse umwana yawe ukamufasha nari nsigaye rwose iheruka ndumva nari umwana mwiza cyane umuntu wese yakwifuza guha akazi mu kigo cyiwe of course nta nubwo ari mu runana gusa n'ibindi urabishoboye abakurikiranye Cobra Media TV nizere ko bakubonye uri umwana mwiza ushobora gufasha abantu iyo link kabisa batangire baguhereze urabasha nta kibazo ibikorwa biravuga nagiye nyina ahantu henshi gutyo kandi nagiye mbyitwaramo neza burya iyo utangiye kugera mu ndamutsa hanyuma mu ndamutsa ndakeka ikinamico ya mbere yo mu ndamutsa wakinnye witwa gute ni akahe ushobora kwibutsa abantu wenda hari igihe abantu akantu kabasigara mu mutwe cyangwa se harimo akantu nawe kagusigaye mu mutwe bwa mbere ugera mu ndamutsa sene ya mbere cyangwa ikintu rero naho urumva nibyo bizagenda noze nkubwira ngo umuntu ahorana inyota nubwo nari nageze mu runana narageze muri mashirika narageze muri Nyampinga hose ngifite nkavuga ati ariko bari abantu nabo baryohereza abantu kwa kabiri abantu bose ubwo usanga 80% bateretseho ikinamico akaradiyo kabo kari ku musego ikintu cya mbere ni amakuru icya kabiri ni ikinamico nta n'ubu usanga abantu bose bateretse nkavuga nti nzahagerane nabyo byari achievement ikomeye cyane ariko buriya ahantu hose utangira gake ukazamuka ntabwo nari kugira mu ndamutsa hari abantu nk'abakatarebe Jerome bahasazi abantu nk'aba Seburikoko ba Garasiyani bubatse izina ngo wumve ko ahita ufata main role nabanje gufata karore karakana kakamayibobo ariko ntabwo nibuka izina nari mfite rwose kazina ndumva kancamo gusa twari utwana tw'utumayibobo twari dufite ikigabo cyadushimuse kikajya kijya kudusabisha tugasaba amafaranga ku mugoroba bakaza kuyadutwara ni yorore na kinwe hanyuma hari akantu wavugaga cyangwa ntabwo wagitingaga ku buryo abantu bashoboraga kumva ijwi oya buriya abafigira ba filime n'abikinamico baratandukanye ikinamico nubwo wafigira akaja nawe ugomba kuvuga ijwi ryawe rigasohoka abantu bumvise iyo kinamico wadukiniraho ako kantu nibura kamwe konyine niba hari ako wibuka mirongo ubundi buze kuba nyibukara gusa ndibuka ko narakana hari ahantu bari badushumitse ku ipine kuko icyo kigabo cyaradushumikaga noneho ngiye kubona rero mbona bazanye akana k'agakobwa noneho kanamugaye ndibuka yuko nabwiraga bosi nkabwira ngo ariko se data namwitaga data buja sorry namwitaga ngutira yaratubwiye ngo tujye tumwita papa nkamubwira ngo ariko se papa ko nshimye ko twebwe twabyemeye uzajya utuzirika mu gitondo saa 6 na nimugoroba nk'aka kana k'agakobwa ko wakarekuye kubona nta n'amaguru gafite ngo kazagucika ubaka kagenda koko wakabyiriye impuhwe ndumva iyo ngiyo ariyo nyimwe nibukamo nari ndimo nsabira ako gakobwa ngo ko ntibakazirike ku ipine nk'uko twe twahazirikwaga abantu babasha kuba barakurikiranye iyo teatire ndakeka babyibutse ko ari wowe bayibutse ko ari njyewe nuko ntibuka izina nakinishije urumva ikinamico ubu maze simbuza amazina nka 20 maze gukina mu makinamico biba bigoye guhita bibuka izina hanyuma wenda tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye ni
ni iyihe teatire muri industry yawe ya makinamico ni iyihe stage wagize cyangwa ni uwuhe mukino wagize wagukoze ku mutima ushobora kwibuka ukavuga ati kabisa aha nanjye narabikoze kugeza aka kanya ni iki wumva wakoze ukavuga ati wow aka hantu rwose naremeje? Ni myinshi ni myinshi ese ndabisobanura gute harimo nkibiga nk'ibutare bankudaga kunkinisha role z'abasaza n'ubu ngubu ndakeka ko hari abantu bashobora kuba barazaga kureba imikino ya Restare de Théâtre ndabashuje ninjye mwajyaga mwita muzehe rimwe nigeze kujya kumanika afishe ahantu byanryoheye cyane urumva nari director nakoraga ibintu byinshi nabaga ndi mu bantu nyine imbere nk'abantu organize ibintu twari dufite igitaramo none njya kumanika afishe kuri amba mwashizeho abazaba hari n'iki no muti parambaza ati Restare de Théâtre zabihari ndavuga ati zabihari ahubwo igitaramo ni icyacu kwa kundi mwashize abantu babafasha ndavuga ati abangaba nabazaza kudufasha ati mbabare umbwire tigenzaza kuri kondisime ntesi yi ati hari udusaza tubiri tudusaza tubiri tujya dukina ati namenye amakuru yuko mudukura ku gateme nagakaritse kantu hitwa icyarwo ati namenye amakuru yuko mudakura ku gateme tibura busaza buzaba buhari cye ntibuzaba buhari agasaza kamwe muri utwo kari njewe turi kumwe ndimo manika fishe ntiyamenye naho nahise mvuga nti ewana bya bintu burya mba nabikoze nimba uri kumwe n'umuntu akakurangisha ngo wa muntu naba hari kandi ari watakubonye ewana character wayigiyemo neza cyane gusa hari n'indi kinamico nanone nayo yanshimishije yo nayikoreye turune nini cyane yari kinamico irgamije kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana violence against children yari amashirika nakinagamo ndi umwana hohoterwa rero iyo kinamico hari ukuntu nayikinaga nkayikina ndi umwana hohoterwa abantu bakibona ko nahohotewe nkarira amarira agashungumuka nkajya kubona nareba nko muri public nkabona nk'umubyeyi agahinda kamwishe nkabona yifashe mu mutwe nkabona yababaye nkabona amarira niwe yamuzunze mu maso naramanukaga nkavuga nti ahangaha Imana ishiriyeho igice ku 10 nagombaga gukorera uyabaye 10 hanyuma ibyo ari byose hari stage uheruka yo mu ndamutsa ushobora kubanza kura yibuka mu ndamutsa ndabyibuka neza cyane stage imperuka nari mu ba supportive characters nari mfite role nziza si nziza zose ziba ari nziza ariko supportive character burya bari umuntu wegereye nka main character ndayibuka cyane yo nitwa Gashingiro abantu benshi yo baranayumvise cyane ko nari mfite mushiki wanjye twagoranwe nteka ko ari uko yabakoze ku mutima niyo mudamu wandi witwa Serafina kubw'Imana akunda kwandika amakinamico meza cyane baramuzi arandusha kandi si benshi bandusha nawe ujye uvuga tuyiwe Serafina kubw'Imana arandusha ariko ararya imenje muri runo nanje naje nta kibazo ibyo ari byo byose unuvuga ngo hari umunyarwanda wese umwana wendera agakura nawe yishimira kubona hari abantu inshuti yanjye cyane nawe abashyiramo imbaraga mbwira ati mwana wanjye zamuka uzankoreye mu ngata so nitwa Gashingiro niyo ngiyo nari umwana w'imfubyi nje na mushiki wanjye turiho mu buzima bubi nyine buzima butashimishije wadukenera akantu nibura kamwe wumva nawe ukakoze ku mutima abantu kabashije ku buryo umuntu wumvise iyo théâtre ako kantu buri wese uvuga ati akangaka n'umuntu wampaye message endi y'ikinamico yambwiye ngo aka kantu kabisa aho hantu rero twabaga bari urebye nje byari MP bamfatagamo ugereranyije na mushiki wanjye bari baramugize umukozi burundu noneho barana nyine urumva kuvuga ikinamico muri make babigoye gusa bari baradutandukanyije na mama wacu nta mama wacu twagiraga kandi ariho atarapfuye ariko baratwibye dukora tuzi ko nta mama wacu tugira turererwa kwa masenge kibyara cyanjye cyangwaga ibimogi n'ibitabi n'ibitindi gasani byose nje ndi umwana w'ingorwa so ahantu nibuka rero na ahantu cyanyiraseho kivuga ngo mama araza kukwereka akimbwira ngo mama araza kubereka umujinya wahisunyica mitavuga ni yitwaga Omar nambwa ngo ni komanga ku mutwe no Omar girikaze bite nkwereka rushingiro mbera kaga nje nanga umuntu uvuga mama mwizina ati nabo nakwitwa njewe iyo umuntu agiye kuvuga mama arampunga reka nze mite nkwereka ukuntu nta mazambarwa nako ngako numva nahise ni kangarukamo cyane urabivuze nanjye iyo théâtre narayikurikiranye kwa gusa ntabwo narinzi yuko ari wowe turi kumwe
ya ntabwo nahinze ko ari we shingiro muri make shingiro ukina na Diego uvuga baratandukanye ibyo ari byose nahinze ko ukina mu ndamutse ariko ntabwo nahinze ko ari we shingiro na iyo teatre ndumva narayikurikiranye ya uriya mudada yari afite ibibazo byinshi yari yaratese yes mwamubonye rero ni Diego ni shingiro ni Aimable ni Safari ni Muzee muri ya Safari muri Nyampinga okay ni byinshi ibyo ari byo byose mwamubonye kabisa mwanyuzwe niwe turi kumwe n'ubutaha tuzongera tumutumire ndakeka kuri Cobra Media TV ni mu rugo kuri Cobra Media TV ni mu rugo abantu bajyeho bakore subscribe barebe ibiganiro byinshi bitandukanye babashireho like bashireho na comment n'abakunzi ba Diego mugende mujye kuri Cobra mu mubwire ibyo azakosora ibyo azeprovinga kugira ngo bicemo neza hanyuma hari n'abantu bifuza noneho kuzakubona live ibyo ari byo byose batere comment badutume tukujyana tuguhe kabisa tugenda ahantu basure babatume muzaza mu mbwire abashaka guca izabugufi bazajya kuri Twitter bakurikire @Diego Manishimwe bazahansanga na Facebook ndayikoresha Manishimwe Diego Diedone nuko aho ngaho bazatuma Cobra bace kuri Twitter ya Diego Manishimwe no kuri Facebook ya Manishimwe Diego Diedone bambure abantu bafite ubukwe bagukeneye abantu bafite ibirori byinshi cyane ibintu by'ibitaramo ibintu by'ibitaramo nakuyoborera buri ubukwe bwawe bigacamo neza ndetse amazina y'inka sindayagwiza neza nzi bugondo bwa mbanda bwiragira bukicura gusa bihogo bisize na sine y'umuyumbu ntabwo ndazimenya ariko ibyo byose urumva ko hanyuma tugana ku musozo hari ibibazo tugira byo ku buzima bw'umuntu bwite uri tayari ku buzima bw'umuntu bwite kugira ngo abakunzi ba Cobra babashe kumumenya ntabwo turi buze kukubwira ngo ese ngo ni hehe wakuye ikijumba ni iki ni ubuzima bw'aka kanya busanzwe warugeze ubwo muri ino minsi ibintu bya showbiz byarahagaze n'abartiste twarakennye tunasaba leta kugira ngo nimba abantu bari ukuntu bagira rwose ibintu byose byarafunguye ariko amakinamico ndakeka yo none se wajya muri community ukajya kumobiliza abantu ntabwo byakunda kuko byasaba kwegerana kereka nko kuri radio nabyo ni gake gake ubwo icyo nashaka kuvuga byaranze kuri ubu ngo abahanzi dusigaye tunywa igikoma tukarya n'akarinda ambaza ngo se warari ariko fanta nazo murazibona ntabwo ari igikoma fanta urumva none se ubu ngubu siyo yonyine se ibyo bisomaho kananje yes ntacyo tugenda okay witwa nde Manishimwe Diedone aka Diego okay ukurikirana umupira cyane ufaniye ikipe mu Rwanda rero byareyo na APR ko numvise ngo bituma ngo umuntu ngo abura abafana mukura iwacu ufana mukura yo mu rugo mukura Victory Sport Erwazil okay muri Espagne fana Barcelona na ibintu by'abahanzi ubikurikirane cyane ndagerageza uko nshoboye nyine urumva uko mbashije ni wehe muhanzi ukunda mu Rwanda sibo nabicame bose umwe ndabyumva uhore akaririmbo agace gato ku ndirimbo ye ndabyumva hari umuntu ugeze kumbwira ngo abantu batunzwe no kuririmba nasabize oya turirimbiraho gato kuko ibyo byose ubwo mukunda oya ndazizi nyinshi akoreka ndirimbe kuri ku murage ndahera hemo kabyaye kwijwi ryanjye rigora ngumva mwana wanjye ntega amatwi nkubwira umurage koko mana ku murage nkunda ahantu hari gitera avuga ngo kabona umuntu afite abagore 3 4 akabarenga hakajya gusenyera mugenzi we bakaba 5 cyangwa 6 nimba avuga ngo ntukabitindeho umuntu ni kwateye mwana uramenye nimba muvaje si cyane ushobora kuba ufite n'indi mpano y'ubuhanzi ndekase cyane rwose mwana no munsi ni kwijuma yakana uzabesha ari nko kuwa 2 kuwa 3 nta muntu besha kwijuma kirazi njewe rwose mu bukwe bwanje ngo invitation uzazo uririmbe
urakoze cyane ngiye kujya mu nganzo. Hanyuma urabona ibyo ari byo byose harimo abantu bakinnye amakinamico mbere yawe, ninde muntu ufataho nka role model wawe cyangwa icyitegererezo? Uvuga izina rizwi ariko ntuze kuvuga ngo wenda oya ni mubazwi. Uvuga izina akina wenda riri yakina buriya baba ari benshi, urumva ko uri muri industry uzamuka icyo ubona ari abantu benshi bamuziranye, ariko nk'umugabo witwa Stefan mbo yitwa Habako ya Sente ariko n'abantu benshi bazi ya Sente, amazina yiwe nyine niko yitwa, ariko yamenyekanye ari nka Stefan Moronane. Mbona nyine ni umugabo mu mikinire rwose, ndavuga no mugabo agerayo, kuko ni umusaza mukuru, ashobora kuba ageze mu myaka igiye hejuru, sinshaka kuyivuga ariko ni mikuru, afite umwana ungana nkanje ahari, ariko hari igihe bamugira agasore gato ngo aterete, nkumva arandusha gutereta kandi ndi umusore kandi none wowe uri mu myaka yabyo yagera kuri Gitefano uramuzi, yagiye kumanika amabati kwa Domi naho nta kintu wazi umubwira. Narabasha cyane uriya mugabo, ni benshi nuko arumbashije umwe, ariko ni benshi cyane. Diego, ni akahe kantu wumva mu myaka yawe nk'icumi 10 gutyo, kantu wakoze ukavuga ati shaka kantu yari amabara kabaye ikintu cya danje, nanjye iyo mbyibutse ndiseka? Rero reka kubwira ikintu cyambayeho kibara. Turi mu itorero, turi mu itorero, nari umunyamakuru, nakoraga ibintu by'umunyamakuru ku ishuri, tugeze no mu itorero ntabwo ndabikomeza. Noneho rimwe rero tujya kunywa igikoma, dusanga igikoma abakobwa bakimanukanye hepfo, baragendaga bagezemo mbere bagakuraho abantu bazo babwira ikizi. Noneho mageze nsanga igikoma cyashize. Noneho abatipe urumva nyine umunyamakuru aba ari umustar, icyo gihe nagera ari umustar, abatipe barambona n'agakombe nta gikoma mfite, bambwira ati yo musaza tumva ati ngwino mu igikoma hano. Ndavuga ati wana ati ntari urumva naragishakaga nahise beshi, uvuye kuri mucaka uvuye kuri kiwanja igikoma ubugishaka, ndaza nje yabarasuka. Umaze kunsukira ngiye barambwira ati ko musaza we biti hano tumwiguma. Ndavuga bwa abakobwa bangiriye icyizere bakimanukane bakambwira ati icara. Naricaye nawe uricara, igikoma turagikubita mu kanya nk'ako guhumbya asomyeho intambwe, intambwe ntangiye kuvugishwa, igikoma ndagikunda basi. Maze gusomaho intambwe imwe baraje bati mwe mucura, abandi baratujyanye, abana baratujyana badushyira imbere, baratuvuguta baratuviringita, nyine nawe urabizi ibihano by'abasirikare, baranje badushyira imbere bati ni muri abantu babacura igikoma. Umuntu babonye bwa mbere ni Diego, wari kugira ngo bandirimbaga ngaho nakoze ikintu cyiza, bati Diego gare yagavuga ni kuntu bajya gafuka ngo nafusa amakuru meza, bari baravuga ngo nanabacuza igikoma. Nayaba makuru ariko nimugora niyo nahereye niyo nahereyeho mvuga ukuntu abanyamakuru basigaye bacura abandi igikoma, ariko icyo gihe bari abantu bazwi gusa abapasiteri, uwari shehe wasengeshaga muri Islam, twese twari twafatiwe muri icyo gikoma. Ndumva aricyo kintu cya nko kantu kankemesheje mu myaka nk'ingahe itambutse kabisa, numva ndakemye kweri. Ubundi busanzwe nseba gake ariko icyo gihe numvaga nabuzanu narigitira. Tugana ku musozo, ibyo ari byo byose wavukiye muri quartier yari irimo abandi bana, niwe mwana wakoze amafuti wibuka mu myaka yawe nk'icumi cyangwa 5, yakoze iki? Inyasi ngira abakunzi ariko kubera status afite kuri ubu ngubu ntabwo ndi buvuga ibintu yakoreye mu ishuri gusa. Hazamo umukobwa nawe witwa Diane. Diane kubera yuko ubu ngubu yashatse umugabo, si byiza ko navuga ibintu twakoze mu ishuri by'abana twigaga mu wa 6. Ariko inyasi ngira abakunzi yakoze ibara, ndaseka kweri. Gusa hari akandi kantu nibuka ko wenda katateye ikibazo, uziko badukubitaga baradukubitaga no kagenda ugashyiramo ikayi. Noneho twagize amanota make yamba ari mu biki sinzi ibintu twagizemo amanota make, tugomba gukubitwa inkoni zingana n'ibibazo wishe. Noneho dushyiramo ikayi, dugizemo ikayi. Icyo gihe umutipe we aba yari yambaye agapantaro ka kaki, ayimena agakabutura ka kaki, ariko abura ikayi yo gushyiramo kubera ko yari afite ikayi imwe kandi mwarimu ariyo yatwaye. Umwana tujya imbere
twajya dukoraho gutya kumva harimo ikayi watekereje yumva nta kayi baravuga ati ndapfuye ashyiramo shifu mwarimu akubise icyabaye nyine ushaka kubimenya zambaze mwarimu yarakubise ivumbi riratumuka ati nabo n'ubwa mbere ngubise umuntu ivumbi rigatumuka. Yes, mwamubonye rero ni umutumirwa twari kumwe, bamwita Manishimwe Diedona, bamwita Shingiro, bamwita Twibutse Aimable, bamwita ndimo nditwa Filimini mu yindi irimo ica kuri radio Rwanda yitwa Iwacu. Ewe ni byinshi. ihita sangahe? ihita kuwa gatandatu saa 12:45. Kuwa gatandatu saa 12:45. Nejo okay. Ibyo ari byo byose kuwa gatandatu saa 12:45 irahari yitwa Iwacu. Ni menshi n'izindi nziba. Yes, niwe twari kumwe rero. Hanyuma twamusuye nkuko mwabibonye, mwabyigiye mubyifuza kenshi, n'ubutaha tuzabageza abantu benshi cyane. Twamugezeho rero twagutunguye cyangwa wari tayari? Oya mgiye toujours prêt nahoze ndi n'umusuki burya. Nitwa Gacekira mare toujours prêt. Yes, toujours prêt. Twamusanze ahantu cyane rwose, ahantu ushobora gusanga ariko batwakiriye baduhaye akantu umuntu abasha gusoma. So reka mbanze nsomeho ariko reka tubanze twumve aka kantu ni sawa buriya. Ni sawa. Yes, mwamubonye rero ni Diedona ahantu twamusanze ngo yarimo afata agafanta aravuga ati Beritra nawe nk'umunyamakuru wa Cobra Media TV reka ubanze ufata akantu. Hano hitwa kwa Rugira. Kwa Rugira. Ubatse izina muri Karuruma yose. Umuntu wese ugeze muri Karuruma akazamuka gutya nk'ujya ahantu hitwa mu Makawa. Ewana kuri etage ya Jibu mu gikari cyaho. Aho ngaho niho usanga Diego n'aba yicariye niho Diego kwa Rugira umuntu ashobora kuhabona nakandi ko kurya. Kwa Rugira. Nuko ngubu twashaka kunywa. Ariko abari bruschette ziryoshye cyane. Bagira inkoko ewana inkoko hari umwana wavugaga ngo arakoza ngo ifi ku nkoko iyo ushaka gukoza ifi ku nkoko uza kwa Rugira Karuruma icyo gihe uhasanga ifi yokeje neza inkoko yokeje neza bagashyiramo umuceri ewana ntabwo ndi umuhanga mu byo guteka ariko waza ahangaha yabibona kabisa ariko bakora burya na delivery bajyana nanasi uri no hirya wabahamagara baragira baradelivaringa muri Kigali yose n'ise batanga. Tubashimire cyane kuba nabo badufashije kutwakira mu by'ukuri. Diego wakoze cyane. Namwe mwakoze cyane Cobra Media kuntumira n'abakunzi banje namwe mwakoze kureba ikiganiro najyanye na Cobra Media ngira n'ibindi bikorwa byinshi nubwo Bertrand atambwiye ngo mbabwire ibyo ari byo. Nta kibazo ndayikina nababwiraga nakinnye filime yitwa ntibagiwe filime yanjye mwoka ntabwo bitwa Gishegesha kubera gukiniza abandi no kwandika ariko nsanga ndimo mbivangavanga ngiye kuvuga iyo ndimo nandikira umuntu yitwa Igihirahiro je yanjye yitwa Gishegesha riba kuri channel yitwa Inkuru Zacu TV nayo mwagenda mukayireba nuko musubscribinga kuri Cobra musubscribinga no kuri Inkuru Zacu TV murebe iyo filime ndimo mbabwira yitwa Gishegesha. Musubscribing hose murebe iyo filime ndimo mbabwira yitwa Gishegesha. Nayo twakoze season imwe season ya kabiri nayo irimo iraza hariho n'utundi dukomedi twinshi dushekeje murasanga ubuntu bwinshi cyane nkora nyine urumva ibyo ari byo byose reka tubwire abakunzi ba Cobra Media TV natwe ushobora kudukorera nk'agakomedi ukazakanyuza kuri hano. Sinababwiye ko Diego y'umukanda agiye kubwira ngo hangane yashyize ikirenge munsi y'icyawo nta kibazo byose byacamo harimo dukorera se. Ofete nuvuga ngo gift arayitwemereye tuzayibagezaho kandi vuba cyane nizera ko ibintu bimeze neza. So hano twari turi kabisa mutangire muze babaha inkoko babaha agacupa ibintu bizagenda neza cyane. Hano harazwi aho utarahaze yarahombye hari umusaza ngo baranahombana. Yes, nuvuga uragira Karuruma uzamuke cyane mu Makawa aho imihanda ibiri gutyo utandika hepfo ku kigaraje nuzamuka hari etage ya Jibu ni mu gikari cyaho cyane nugera kuri etage ya Jibu urabaza kwa ntubaza ni mu gikari cyaho ukomeza kwa Rugira umuntu wese wabaza ngo kwa Rugira ni he akana katazi kuvuga kayigiya kajyana. Right, twari kumwe rero na Diego mwamubonye kabisa impano arayigaragaza no kuri kamera zacu yabikoze neza kandi na kahe kantu nibura kari volontaire kugira ngo babone koko kukina ikinamico ukina filime ukina comedy
usoza tugana ku musozo Mbakinire? ya dukinira kandi mutanyishyuye ariko murasetsa umukiriya ni umwami abakiriya ni abandi Yes. nzabakiniye ubutaha nabaye akana keja avuga kino kijwi kibahabuya shijo yes mwamubonye Diego kabisa wakoze cyane kuba witabira ubutumire bwacu Cobra Media namwe mwakoze cyane yes turagushimiye